turabaramukije mwese abadukurikira kuri kamera za Mi and Me TV show. Mumeze mute? Turabakunda, turabasuhuza aho muherereye hano mu Rwanda, hanze yarwo, mu mahanga, muri diaspora hose, mu migabane igize igihugu cyacu, igize isi yose, migabane yose uko arya ni 6 ni 7 nta geography neza, ariko aho iri hose ndatekereza aho muri muguwe neza. Kuri kamera za Mi and Me TV show ni Mama Queen, inshuti yanyu. Rero uyu munsi none naje ndi mushya, naje mu kiganiro cyacu. Uyu munsi ndi kumwe n'umuntu w'umupapa, maze iminsi nkaza njyenyine, ubundi nkaza gutyo gake gakeya, ariko noneho mumenye ngo naje wese kandi naje nje nkuko nabibasezeranije. Ndi kumwe n'umupapa rero mureba wiyubashye, ni umutumirwa wacu, ni inshuti yacu, aradukunda, dushyigikira muri byinshi, ni umuvuga butumwa, umukozi w'Imana isumba byose, amavuta yenda yemera. Niyo mpamvu rero twashatse kugira ngo tuganire. Uyu munsi turivugira ku bintu by'umuryango, turivugira ku ijambo ry'Imana. Rero mbere yuko ninda cyangwa se najya mu bindi, reka mbanze mwakire abibwire, tuganirize, atubwire icyo Umwami Imana yashyize ku mutima we kuri kamera zacu. Natwe nukuri aho azajya dukenera tuzajya tubana nawe, n'inshuti yacu cyane, ndamubakumbuje cyane, ndabizi ko mudukurikira 5 kuri 5. Mwiriwe neza? Muraho neza Makwiye. Uraho neza? Turashima Imana. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nawe muhorane. Wacu murangirikane turavuga ngo amahoro y'Imana nabane namwe. Turikirana natwe turikiriza ngo nawe muhorane. Aha tukavuga ngo haleluya. Imana y'amahoro rero ni duha umugisha turi kumwe gutya, watangira wibwira abadukurikira. Nitwa Aimable Ndizeye. Harimo abo ndabizi ko burya YouTube uvamo ukajya hano ugasanga buri hari abo tuziranye, bazakubona ko ntuzogeta babona ko nanjye tuziranye, kuko ndi ku Mwungeri Mwiza TV. Yego. Niho tujya tunyurero, hari abo bamara gateka ndamuzi. Kandi koko habaho ijambo ry'Imana cyane, abakunzi bacu bajye bagukurikira. Nukuri. Yego. Aimable mumeze mute mu mitima yanyu? Nukuri turashima Imana. Umuryango umeze neza, mudamu n'abana bameze neza? Uzi ukuntu bameze? Yego. Shano kuri ndashima Imana. Amina. Urumva ntavuze byose? Yego. Iyo jambo ririmo byose. Uvuga ngo nta kimana itakoze, yarahahagaze yo kabyara. Yarahabaye. Nishimwe buriya tuyifitiye umwenda mugari. Ibyo dukorera ubu, kuba yaturamukije, kuba Mama Queen meze gutya, kuba umeze gutya, uri umupapa ufite abana n'umugore, kuba ndi umugore ufite abana n'umugabo, hari umwenda mugari Imana yatubitsemo, twishyura uko bwije no tuzishyura twe ababyemera, tuzishyura mpaka kugeza dupfuye. Turimo umwenda wo kwishima, turimo umwenda wo kuyinezeza, kuyubaha, kuko inezi tugirira n'imbabazi tugirira nta muntu wese wabitugirira. Aimable njya nkunda kuvuga ngo iyo aba bantu tubaho kubw'impuhwe z'ababyeyi, kubw'impuhwe z'abantu, ubu hari abantu bakabaye bakiriho benshi ra oya ye baba we ese ujye ngo twarashize, tuba twarashize. Aimable rero tugira umugisha wo kubana nawe aha kuri iyi shene yacu ya Mi and Me TV show. Ni shene nshyashya y'abakunzi banjye, maze gutekereza naje nsanga hari uburyo njya nkora ku ma televiziyo y'abandi, nsanga hari uburyo njya ntanga ibiganiro bitandukanye, ariko kandi nkagira abantu banjye nanjye numva tugomba kujya tuganira. Nza kugira rero igitekerezo, nsaba Imana kugira ngo nanjye me umurongo wo kuvugiraho, umurongo wo guhuza ibitekerezo byanjye, ngira ngo mbisohorera nanjye inshuti zanjye zibone ko hari icyo nkora, kandi n'Imana inshyigikire mu bikorwa nkora. Niba mbasha kuvuga ahandi, niba mbasha gukorera ahandi, nanjye ngira ikintu cyanjye bwite cy'umwihariko mpuriraho n'inshuti zanjye, tudahurira ku by'abandi. Niyo mpamvu rero ngushimira wewe wemeye kubana natwe. Wenda uyu munsi twakwivugira ku bintu by'imiryango, hari akantu maze iminsi ntekereza ku bintu by'imiryango, ngirirwa umugisha mwinshi. Hari ikiganiro twigeze dukorana kuri Evangelize kiranakundwa, twiganira ku bintu by'umuryango. None uyu munsi ndagira ngo mbwire nk'umuntu w'umupapa wubatse, ndagira ngo tuganire n'abantu, tubabwire ni ibiki mu muryango, umugore n'umugabo, kugira ngo bahore bakundanye. Umwe ahora abona ari ndashyikirwa mu maso ye, umwe ahora abona umuntu ari udasanzwe ku buzima bwe, ahari ahore yumva afite inyota n'inzara byo kuza kureba umukunzi we, kuko ahora amubona nk'udasanzwe. Nkawe wumva ari ibiki nk'umuntu w'umupapa, ni ibiki bidasanzwe wambwirira abantu banjye bagahora bumva bakunze ababo, nta kindi kintu cyababurutira? Mama Queen buriya rero yego hari ikintu gitangaje.
hari icyo bita ngo uburere yego nasanze ari ikintu gikomeye cyane. Iyo uzareba umwana yavutse asanga se yego avuga ntibagire uvuguruza, yego yinjira bose bakihinda, umwana avuga ati ni inkura ni ukuba nka papa. yego ari mbere ko nza kuvuga hari agatekerezo k'umuntu nabonye nasomye ni igitabo za kugaragaza ngo umwana w'umuhungu yavutse abona iwabo bakundanye, yego babanye neza bahora baganira, mama watatinyuka kujya ku meza asize umutwara atarataha akagabana ati nimurye ati mwese papa wanyu ari inyuma araje mu kanya, na papa akaba ari uko bakundanye bameze neza. Umwana ahora avuga ati mana nzashaka ryari, yego uvyo kintu nzashaka ryari ese mana yanjye ninkura gato nahise ati kuntu papa na mama bibereye. Noneho aza gushaka umukobwa, umukobwa nawe ni wa wundi yabonaga papa na mama wari imigi ari gusa imiguruko papa ari hasi hejuru. None ariko uko aganira na nyina akamubwira ati rero umwana wanjye nta kundi, mbega byasaga na rya jambo ngo niko zubaka. Umwana azamuka avuga ati okay, urumva yarazi ko umugabo yavuze umugore nta kigomba kurenzaho, niba yinjiye umugabo yinjiye umugore agomba guhita ahunga akagenda, urumva. Noneho umwana akora ubukwe, akoze ubukwe buracya kwa kundi yasohotse yinjiye umugore abona aragiye, havuga ati bana nuko akintinya. Kabiri gatatu icyumweru kirashira, te mugore ubite ko umuntu ugenda, umugore nawe akabazi ko uko yinjiye wagomba guhita ahunga kuko niko yabonye se na nyina bigenza. Yego aza kubibwira iwabo, umuhungu abibwira iwabo, baba baraza mwicaza baramuganiriza, umwana amabwira ubuzima yabayemo, aramubwira ati siko bimeze mwana wanjye, dore uko bagenda urugo rwubakwa gutya, nubwo nta rugo rwubakwa nk'urundi, ariko hari ikintu gihe kimwe njya nemera buriya Destiny karame we turazira iri mpamagara mama Queen urihangana ni rimwe ryose byose buriya hari kimwe gikomeye, buriya igihe wiyangajaga ngo ngiye kubaka urugo, nanjye nkiyangaje ngo ngiye kubaka urugo, burya wa muhamagara twe dushyize imbere hari ikintu gikomeye twe twemeje kimeze gite. Undi kubaka hari abantu badatindaho bagita kubaka urugo. Niba uje kubaka hari ibikoresho ufite, yego nanjye hari ibikoresho nzanye, sibyo tugiye kubaka urugo rudahari, ntarwo mwe mugiye kurufonda nera muri fondasiyo yarwo, ni inyubako iri hariya, tugiye kubaka urugo. Muri kwa kubaka urugo mu bikoresho njyanye iki, mama Queen ujyanye iki, uzarebe niba ari ukujya gucukura umusingi, ntabwo uzafata intuza, ntabwo uzafata umwiko, uzi ko ipiki ari igomba kuhakora. Mu byo njyanye rero nawe ujyanye kuko uri umwubatsi, tudasanze urwubatse ngo tujye kurwubaka, mpamvu bwita kubaka. Ndajyana ayo mapiki azahinga hamwe akomeye, nishaka ikintu cyiza kintandukanya n'uwanjye, aho ni ugukoresha ipiki mu gihe mbona gikomeye. Sinzi n'abantu bari bushyikira amagambo tuganira kuba abarenze, ko sinzi niba iki Kinyarwanda tuganira baza kucyumva, barabyumva cyane kandi abatabyumva ku biganiro byacu haba hama nimero, umuntu yakubaza ati hariya mwashatse kuvuga iki, kuko arahamagara kuri fone nkababwira ni hariya twashakaga kuvuga gutya na gutya, kuko hari abataba basobanukiwe ibintu runaka. Yego icyo gihe rero niba ndi umwubatsi mu bintu byose njyanye ngomba kujyana ikintu bita kubaka urugo. Kandi mvuga ntyo ntibumve yuko ahantu hakubita haremere havunnye imikino cyangwa n'intuza ni ya ntuza tuvuga ya piki ariko bita kwihangana, sibyo kuko ntawe uvuka ameze nk'uko ari, ahubwo sosiyete niyo imuhindura uko ameze. Niba rero ngiye kubana n'umuntu ntazi, ntavukanye nawe, ntakuranye nawe, bisaba kuzihangana, ariyo ya piki nzakoresha. Nimba n'ikinkomeretsa kimvunnye, reka burya mu rugo habamo surprise cyane, habamo surprise.
mu surprise ushobora gusanga mubanye neza ko ntujye kubona ugasanga hari aho baganiriye. Hari umuntu bajya bambwira ngo dusasha sindamubona witwa Karangwa. Karangwa niba umbona wazampamagaye tukabonana. Uwo Karangwa rero ahantu hose ngeze barambwira ngo Karangwa, hari n'uwambwiye ngo duhirukana muri force hana. Ndumva ambwiye numva mbwiye Karangwa nanone akakubwira Karangwa. Ubwo rashobora kuzagira atya akabona Karangwa atambikanye n'undi muntu. Yego disi. Batiye umugore wanjye yitwa Clemence. Batiyewe Clemence twamubonye. Byacitse. Aimable twamubonye. Ati yo tebega Aimable aratambutse tumwirebera. Niba rero nta yapiki azanye kubaka ahantu hakomeye azazagira atya. Nyumubwira ntibite sheri. Yiwe wowe. Ntibitangiye. Biratangiye. Njya kwarangira menshi muri igi mukana. Oya ntabwo ari menshi. Ntabwo ari menshi. Niba aramutse agize atyo nta kwihangana afite rero nageranyije na yapiki kuko nukuri niba ari ikintu gikomeye ni ikintu bita kwihangana. Kandi kwihangana kirimo ahantu hakomeye. Nicyo kirimo ahantu hateye ubwoba mu gihe umwiko uza muri sheri shushu none se uwo ni umwiko ukora aho ngaho. Ntabwo uzazana sheri shushu kandi yasohokanye n'undi muntu dusa. Yabonye umuntu dusa yasohokanye n'undi. Bizasaba kwa kwihangana yapiki nibwo mu kuzakora. Uko niko kuri. Hazabamo n'utuntu twinshi cyane mu kubaka urugo. Cyane. Tuje kubaka urudahari. Komeza gato. Yego urakoze cyane. Hari ibintu byinshi aravuze kwihangana, aravuze ukuntu twubaka ingo zidahari. Iteka iyo umuntu ashaka guhora ari ndashyikirwa imbere y'amaso y'umuntu umukunda, hari ibintu byinshi biba bigomba. Hari ugukundana urukundo rutari urumamo, urukundo ruhagije, hari ukwihanganirana, hari ukuzuzanya, hari ukubahana ugaha umuntu umwanya, hari uguca bugufi. Ni byinshi. Aimable aba dufite ibintu byinshi. Ndabona abafite Bibiliya n'umuvuga butumwa bwiza, abagenda tubwira ibintu byinshi bitandukanye. Afite ingingo nyinshi yaduha akakubwira ati wowe uzaba indashyikirwa gutya. Yavuze ngo hari ahantu hasaba umwiko n'ahasaba ipiki. Bivuga ngo urugo iyo rudahari duhera kuri fondasiyo, amabuye, umucanga na sima. Kandi Bibiliya yambwiye inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi di. Iyo mugiye kubaka mukubaka ku musenyi uko byagenda uko ariko kose ntabwo izaramba. Umuyaga iyo uje n'imvura nyinshi birayihitana. Ariko iyo mugiye kubaka mukubaka ku rutare mwashyizemo amabuye ahantu hakomeye urugo rwanyu rurakomera. Bivuga ngo nge nawe nitwe dufite gushaka ibikoresho bizima tugashyiraho ubwenge bwacu bwose ku nzu yacu kugira ngo tuzaba ahantu hari umutamenwa. Imana y'amahoro igumye ibahe umugisha. Muri abanyamahirwe menshi kubona umunyabwenge nk'uyu, kubona umuntu w'umumaro nk'uyu kugira ngo atuganirize ku ijambo ry'Imana. Ni ibintu biba bidasanzwe. Rero reka tumusabe nyine akomeze atubwire, ariko twubahane, duhane agaciro, twe kwigamika. Yahoze avuga ukuntu umuntu yinjira akinjira nk'intare, akavuga ukuntu umuntu yinjira atonoma, umuntu yinjira undi agasohoka. Ibyo ntabwo ari bimwe mu ntwaro tugomba kubakisha ingo zacu mu muryango. Ntabwo ibi bintu biba bikwiye. Bibiliya yarambwiye ngo umugore mwiza ubwo bibakuru ko ngo ariko umupfu ubwo ararwisenyera. Umugore utagira ibanga arasenya, umugore w'ingara arasenya, umugore w'ishinzi, umugore udatuza, utagira ituza muri gusubiza bakimubwira ntabwo bikunda. Umugabo w'inyamaswa nawe ntabwo ari ibyo byubaka. Hubaka umutima, hubaka za ntwaro zose twitwaza kugira ngo twubake urugo. Kandi icyanguye iwacu ni ukubaka, n'icyagukuye iwanyu nawe ugasiga iwanyu ni ukubaka. Ibyo byose rero ni bimwe mu bigomba kudufasha tukaba abantu b'inyangamugayo kugira ngo tugire urugo rushimwa n'Imana n'abantu. Turerere igihugu, turerere u Rwanda, turerere isi yose muri rusange. Imana ibona umusaruro mu byo dukora kuko uru rugo rwatangiye kera na kare muri Edeni. Imana itangiza urugo ifite umugambi mwiza kuri rwo. Ese Aimable komeza utubwira niki icyo gitabo cyawe kitubwira, iyi Bibiliya dusoma niki irimo ivuga kuri ibi bintu turimo tuvuga ko imiryango yasenyutse, kabana hanze batinye kubaka kubera ingombi, bafite amakuru mabi ku bantu, bafite amakuru y'abasebanya, ingo zigasebanya, bafite amakuru y'abarwana nk'uko wahoze ubivuga. Mwana arajya kubaka afite ibintu yakuye iwabo bidafatika, undi akaza afite uko abyumva, buri wese agashaka kumva yabaho uko iwabo babagaho. Niki watubwira uhuje n'ijambo ry'Imana abakunzi bacu badukurikira bagafashwa? Urakoze. Reka dusomere ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Imigani igice cya 24 umurongo wa 3. Nakurindire ngo hajye. Oya nta kibazo, soma reka mashake.
yego ndashaka ko uhasoma nawe wahageze ariko tuba turavuga ikintu cyubaka urugo kuko kubaka ntago uza ngo uhite bijya ni buri munsi kandi ni ibintu bihoraho. Reka dusome ndabona wahageze 24 murongo waho wa 3 so wahadusomeye ubundi haranditse ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Amina. Urumva icyo kintu ndashaka ibyo tuganira byose bibezingira kuri iri jambo wa 3 ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi mu kintu gikomeye gihambaye hakenewe ubwenge. Uzi ko n'igihe ukora ikintu mu gihe kitari cyanyacyo cyari kiza kikangirika kikiboka, ubwenge nibwo bukomeza rwa rugo, nibwo rurwubaka, rukaza rugakubitaho, rukaza rugashyiraho intebe, rugashyiraho ibyantu byose tubona mu nzu, nibwo rwubaka. Ubwenge nibwo bwubaka, kujijuka no rukaza bukomeza. Ngo nirengagijeho 28 ndo ndavuga muri rusange kuko ngiye muri 28 habona asiga kuko aho ngaho haravuga ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byane ko kujijuka kandi harababijyanyemo. Mama kwereka nkwereke, uzi ko hari umuntu ugera mu rugo bitewe naho yakiniye horaho ikibuga ndumvugura cyumva yakiniye mu kibuga mu bibuga byinshi noneho akanageraho akumva ibintu byoroshye kujya kwikina mu kindi kibuga akakubura ngo nta birenze ari basket mukanya ndajya muri volley ngo nta birenze. Kino ni imikino nta birenze. Yego ariko yo wagiye mu byo wajyanye nta bwenge wajyanye disi kandi bwa bwenge nibwo bakagombye kujyana ukajyana bukakubakira rwa rugo. Yego nukuri noneho wajijuka rukaza rukabikomeza rwa rugo rugashikama rugakomera. Naho kuvuga ngo ndaristinga ngo iki niki ngo cyatuma wubaka urugo nta bwenge ni ukuri kw'Imana nta na kimwe cyakunda. Je mfite uko mbana urugero hari nk'uwinjira akavuga abyinira umugore we ari muri umuna wanjye byaranangara umukobwa batestanaga bari hafi no kuzabana yajyaga akunda ubwo ngo yamubyiniriye gicucu ruganzu undi akuvana umutoma mwiza karame akumva arishimye noneho usetsa neza mbese ruganzu wanjye ati karame akuvana umutoma mwiza. Yego noneho uwo ntibabanye uwo babanye yabimuzanye namubwira ati ngo iki atuje ngo ruki ngo ansubiriramo unemuze ngo ruganzu ati ruganzu simuzi nenge kuvuga izina rye nayo kuba nkoze ikosa kwe bwahise abireka sanga wa mugore n'umunyabwenge. Nukuvuga rero niba nzaza mvuga nti rero shatwe ko tubyinirira mbyinza byinira umugore wanjye ni igikobwa nuzo uvuga igikobwa azavuga ati igikobwa nicyo mwiriramo. Jyana ubwenge kandi nukuri kwa kubana n'Imana nukuri zakwigisha ubwenge kuko urugo ni chapitre twiga buri munsi. Ni chapitre nukuri twiga buri munsi pe ishya ushaka kuzagenda ukaba n'umuntu wamenyere kwirwanaho. Yego nuzana bwa butesi bwo kujya kumuzana ipanaza ko kabiri kangahungurira ibyo bisaba ubwenge. Nitubwira abantu ntago ari abo dusetingamo nk'amarobo ngo tubasetingemo program ngo bazajye bitwara batyo. Urumva nakoze ako kantu uvuze niko abantu ntago ari nk'amarobo. Hari uzaza avuga ati sheri wanjye yaje akunda ko umusoma. Hari uzasoma akavuga ati ubwo buraya bwawe simbushaka. Rero nima ntabwo biba byoroshye n'ubwenge n'ukubwenge cyane kuko tuba twarakuri ahantu hatandukanye kandi n'imico itandukanye n'amadini atandukanye nabyo tubyemere. Yego kuko hari aho bakubwira ko gusomana ari icyaha nusoma n'uwaza akubwira ko wakoze icyaha. Yego urumva bazakubwira ko wakoze iki wakoze icyaha. Impamvu uzagenda uvuga ati mana urugo ngiye kubaka ariwe mwubakisha mukuru kandi w'ubwenge nubakene se mu nguni karo hitonderwa ndahubakisha irihebuye. Nituvuga gutyo ntimumve yamabuye tubona hanze bagomba kugenda bikoreye ahubwo nukuvuga ngo niba ngiye
ngiye kuba n'umuntu ushize tukwana cya kiganiro nigeze kuvuga ukuntu numvise umwana ntusenga navuganisha ntusenze nabisubiramo isengesho yaravuga ngo Mana ndakwinginze uhindure uwo tuzabana numva aratuje ntago we yishyizemo ndavuga ntusenze nabi niba uvuze ngo Imana ihindure uwo muzabana ndabyumva Imana izazimuhindure yihanganira ingeso zawe kudasenze nawe ngo iguhindure uzihanganirize ko yazihanganira izawe mpamvu bisaba iki bisaba bwa bwenge none bwa bwenge njyanye muri rwa rugo nirwo ruzatuma ngomba kurwubaka kandi nkarugumamo wavuze akantu keza navuze yuko wavuze nashimye yuko ubwiza bw'umwari bw'umukobwa bwamugeze bwami ariko ubwenge hajyanye nibwo bumubeshayo uko nuhajyana bajeyi ukigenda wigize nk'abajeyi basharanga bo bari hariya uzarurambamo uzagenda bisaba ubwenge papa kwi niba umutware waza ukamukuramo urukwe ukamukuramo inkweto ukamuzana kamambiri hari uza avuga ati shaho ibyo urantinza no azajya kuvuga ati wowe ushaka kuntinza byutse intonganye ese undi akunda iki ese ni gute nashyira mu ibyanjye kugira ngo umujyo numva ashako yajyamo nanjye yawinjiramo bisasaba bwa bwenge kandi bwa bwenge suko uzaba urangije kaminuza suko uzaba ufite masters yego suko uzaba ufite doctora nubwo waba yigiye primaire yawe nubwo waba utanayizi bwa bwenge wajyanye bw'Imana nibwo buzakubakira urugo rugakomera wa mugano kuzura ngo ukurusha umugore yego disi akurusha urugo sujya ngo atwe turashoboye makwe ntago mushoboye abagabo twese nta ushoboye ngewe nawoze nivugira hari umuntu twakoranye ikiganiro ndamubwira ntirega iyo turi mu rusengero dusezerana barakubaza ngo hari sezerano baduka ugasubiramo ukavuga ngo muhaye ibintu byanjye byose ibiki n'ibiki byose ukavuga tubyaye tutabyaye mu bihe byiza n'ibibi byose biriya bintu tuvuga ngo muhaye ibintu byanjye byose hanyuma hari twe murangirikani hari ibyo bakubaza ukavuga ngo mwemeye nyo bivuga iki ibiya bintu maze iminsi bisubiramo kavuga ni niba uvuze ngo muhaye umuntu ibintu byanjye byose uramwihaye n'ibintu bye byose atunze bibi n'ibyiza urabimuhaye niba nje mfite ideni ngewe mama Queen nkari kuzana ubwo ukinyemera utyo unyemeranye n'ideni ryanjye niba nje mama Queen mfite ingeso zananiye kure urazemeye ugiye guhangana nazo ushaka uburyo nzicikaho cyangwa uzihanganira kandi ni vice versa no kuri wowe no nkwemeye nyo ejo niba bakampata ubwo muri bya nyine wanyemeye urikihangane bamfunga ungemurire urwane nuko zangeso nazica ariko hari ibintu tujyamo wagira ngo nabwo tuzi ibintu tuba tugize gute tuba turimo niba wemeye umuntu emera urwane n'ibimuhiga nawe urwane n'ibigwiga nawe ze mvuga uburyo umuryango urugo umugabo n'umugore ubuzima bwabo buteye nk'ubw'igare nta na rimwe uzigera ubona igare rigenda ibirenge biringaniye iyo uri munyonga kimwe kijya hasi ikindi kijya hejuru uzi ko intege zanjye nkeya iyo ziri hasi z'umugabo ziba ziri hejuru zikanyuzuza naba nzamutse umugabo hari ukuntu tugenda tunyuranamo kuko iyo dukeneye rero kujya ku rugero rumwe umuriro uraka ntabwo bikunda da n'igare rirahagarara ugasanga murabirindutse mu kiganiro gitaha tuzakwana ikindi no kizaba kiryoshye kurusha icyo dukunda bizi nzaza nateguye utuntu nkatungahe utu munsi sintuvuga yego ndatwihorera nta kibazo twihorere nako tubateye nayo matsiko yego n'ukuri uvuze ikintu gikomeye kandi cyiza yego kizima niko biba biteye yego iyo umwe agiye hasi undi abagomba kujya hejuru nukuzuzanya complete yes hari ikintu wavuze iyo badusezeranya ngo mwemeye ntyo ati niba nananiranye hari ingeso zananira ugomba kuzakira muri leta ho ari reka mvuge mu bibiri mu byemereye kuba ingo zitandukana hari kuba wacinya uwo mwashakanye hari no kugira ipfunwe ry'uwo mwashakanye harya no kugira ipfunwe ubwo nukumva atakunyuze nukumva urugero reka dufate ingero duhimbye yego amazina ya kera twumva abantu batakitwa harimo Daforoza yego mushakira indi zina ry'abagabo ba Francisco Francisco nk'icyo kizina gutyo nyine Francisco na Daforoza niba Francisco ari igisambo yiba yego buri munsi akahora yafashwe yabonwe yagize ate yego wa Daforoza uri hariya akabona iryo pfunwe aho atambutse avuga ngo dore umugore wa cya gisambo yego
afite ubushobozi n'uburenganzira bwo kugenda muri leta ati mu ntandukanye nawe ntera ipfunwe.